niba narakunze rero umukozi mu rugo ibyo ntimubihorere ntabwo bibareba niyo mpamvu nshaka ubumuka rero Ivurega n'ubundi kujya muri kariya kazi ko mu rugo urabizwa ntanabishakaga pe narize kubera ubushomeri gusa bikanjyana kujya gukora akazi ko mu rugo ariko sinabinenga kubera yuko byatumye wenda mpura n'uwo mugisha uri kumbwira mpura na David wenda ntabwo twari kuzanahura n'ahantu na hamwe ndanicuza kumana Debe ndanicuza kubwurira mwana w'umukobwa naho hoteye nkamurenganya bigeze hari ariko bro I'm sorry Debe kandi nanjye ndakubabariye ko wemeye ibyo wakoze ariko bro ndagusabye uriya mwana w'umukobwa umfashe nzamusaba imbabazi nta kibazo kandi tegereze mu mubanza tuzajya kumureba urukundo ntabonye urukundo numva nafite no kuzabona ndashaka gushyigikira musaza wawe Ive aho bigeze ndumva noneho ndahangayitse ndumva ntazi n'ibintu biri kuba ubungubu igihe nahereye muhamagara ntago ari kumfata sinzi n'ikibazo afite ariko ntabwo nawe ukwiriye guhangayika gutyo wihangayika wasanga wowe ukuntu twamusize na mushiki we n'ubizi wasanga bakiri kuganira cyangwa se wenda nawe yataye fone nk'uko yaba wayibuze ariko ndumva harimo ikibazo pe oya nta kibazo kirimo ndumva harimo ikibazo gikomeye cyane ndumva nahangayitse niba wibigiraho ikibazo ariko si ibintu bisanzwe uzi ko kuva twavayo uzi ko nahamagaye n'ubwo atari kumfata ubu se wowe wenda ko yaguhamagaye telefone yawe iri hehe nk'uko nawe waba wayitaye ashobora kuba arimo kuganira n'undi cyangwa yataye telefone ntabwo nkeka ko haba hari ikibazo gikomeye cyabaye ndumva twajya ahantu kure rwose njyewe tutazigera duhura na famiye ye nanone ariko ivuye ubundi bumva twaba hehe twitaruye aba bantu ba famiye yabo ibyo bintu reka kujya kubitekereza nyine ntabwo ibyo bintu bikwiye kubitekereza wenyine reka ngo kabanza ze mubiganireho akubwira icyo abitekerezaho n'icyo yakora cyangwa ubundi njyewe ngende buriya abakobwa ngende mbushyire no muri polisi bunabahe n'amahoro buke ufungisha mushiki wa ngoga none nkagenda nkabashyira muri polisi bakaba barimo namwe mukaba mutuje mwimereye neza ibyo byo byibagirwa ubwo kumva yuko ngiye gufungisha mushiki wiwe tukazongera kuvugana se no famiye ye no guhita inyanga kandi tutaranabonana cyakoze ahubwo ikintu cyaba cyiza nuko twajya kure yabo naho ibindi byose nta sinzi ubu kuko basi yabaye ahubwo se Dani se namahoro ko wankuye umutima uranshaka nendaga kubwira impamvu nari nguhamagaye umbwije ukuri nicyo abwiye wa mu diaspora uraje kandi wowe uhamanyije n'umutima wawe nta kintu wamubwiye na gito ibintu by'apfa n'abakobwa kandi uratangiye ubu aka kanya utangiye kujya umbaza noneho urumva naba naravuze iki Dani kamubwire pe niwe muntu uzira ibyanjye nande na David mu nshuti zanjye zose urabizi na wundi wewe sibye we na Divine gusa nawe muntu uzi ibyanjye n'uramutipe mu diaspora urabizi muri iyi minsi nta kazi mfite iwacu byibuze bicaye bazi ngo ndi mu kazi urabizi ko nta kazi ndimo none koko uvugishije
ikintu kiri gutuma atamvugisha nta nyitaba nta ubwo nyine yabonye undi mwana naho ubundi yaca amaneno urumva ngewe hari icyo naba naramubwiye Dani biriseriye koko uvugishije ukuri nta kintu wabwiye nta kintu kimugeze ububwira ikarewe inshuti nizeye kubizi birabibyuye ubwo mbona utangiye ibaba we utangiye kwirutsa birabibyane biba amaraso pe reka nkubwire Senti ndabizi ko nyine biri bukugore nturi buze gupfa kumbabarira hoya se kandi wimera gutyo rero muteze yombi uriya mugabo iminsi yashize ngiye guhura nawe twarahuye duhurira ahantu mbona nta kibazo nk'ibisanzwe ntungurwa no kumva mbwiye ngo nintamubwira ibyo ubamo ibyo wirirwamo gahunda zawe zose ngo azica mama wanjye kandi urabizi rwose ko mama wanjye aricyo kintu cyonyine nsigaranye cy'agaciro muri iyi si shit ariko Senti urabizi ese nkuko nabikekaga ntabwo narindi shwa neza kuko niba ari waba waragize ikintu Senti urumva none koko niwe mukubwira ko azakwicira umubyeyi azakwicira mama wawe ariko urabizi ibintu byose mba ndi kumwe nawe numvaga uko bizagenda kose nzabikubwira ko inshuti z'iki gihe zisigaye zihinduka koko urabizi nta kazi muri iyi minsi mfite iwacu bicaye bazimuri mu kazi urabizi situation ndimo na David nayo ntinyoroheye none still nibingibi unyituye nyine niba unsubije Senti reka nkubwire turi inshuti ariko ikintu kijemo kubura mama wanjye Dani nta by'ubushuti hagati aho ngo bwaba buhari ibintu byanjye byose bipangu yanjye yose urayangije ubuse nk'uko ibintu byanjye byose byangije urumva nabikekaga ntazi koko ari ukuri none koko ni wowe ni wangambanira bene bakagenda Senti umbabarire urabizi hanyuma igihe cyose ese muko igihe cyose nacecetse wigeze wumva mbwira David bya gahunda zawe ibindi byose ko nari ahubwo se byo urabura iki kujya ubimubwira ibintu byose babyangije uzi ikindi kintu gihari cyiza kuko pe umujinya mfite urakabije man nabikekaga ariko ntazi ko ari ibyanya byari byaseriye ikintu cyiza cyaba cyiza get out sokera Senti neza I say get out nuko nsuzuguye ndavuze ngo nsokera mu nzu kandi urabuze umujinya wanjye bitaraba bibi mbabarira okay sawa sheri kamana na gahunda zawe ndavuze ngo so sawa hoka Jesus Christ abakobwa koko ari abakobwa mana yanjye Yesu we what no Jesus Christ ibintu byari byose birapfuye no Simami Divina wacu mbona yagiye yarakaye murekarakara afite umuriza umukobwa utanyurwa gusa ese mubona nta kintu ntabakora n'abashize mu mashuri meza mbarwanaho ibintu byose mwambara neza nta kintu na kimwe nigeze mwungura sibyo nibyo bitumye nyine agenda arira ariko se ubundi goga nawe nizeraga koko niho ukundana n'umukozi wo mu rugo ntabwo ari umukozi wo mu rugo n'umukozi wawe reka gatoya nkwereke isi video uyu ninde hano ndimo kubona uyu ni umukunzi wawe wambwiraga nishyiraho n'abantu birirwa bancungacunga naho ngiye hose naho mvuye niba ngiye kuriye niba ngiye gukaraba ubundi iyo video ninde wayiguhaye ku buryo abantu umuntu wese agomba kungendaho njye se ndi umujura ku buryo mugenda mumfotora ahantu hose cyangwa mumfata amavideo ujye ucunga neza ibintu byose ukora nta kintu udakora na kimwe ntajya amenya
usigaye uvuga nabi sinye mu bitera se umuntu atanga icyo afite ku buryo mwanshyiraho umuntu uzajya ncunga reba nk'ayo mavideo ubu se ni wowe gukundana n'umukozi n'amashuri wize ubuse byamariye iki ibyo nakoze ibi nibyo nkuyemo ngo ntabwo ari umukozi ni umukunzi wanjye uyu nguyu urimo kureba hano uyu ntabwo ari umukozi si umukozi wa hano ni umukunzi wanjye goga nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose ukora uzajya ucunga sana kuko ibintu byose ukora hano mba mbizi kandi ikintu nkubwiye ntuzigera na rimwe ukundana n'umuyaya ngo nkwemerere ntabwo umukunzi wanjye ni umuyaya imwe byongera no kumwita umuyaya umukunzi wanjye kandi ni amahitamo yanjye nta munsi n'umwe nzigera nkwemerera gukundana n'umuyaya mva nkubwire ngoga ibyo bintu byose urimo kugenda wivugisha ndagira ngo umenyeshe yuko uko byaba bimeze kose ntabwo uzigera ushingiranwa n'umuyaya ngo umuzanire nta mukazana ashaka nk'umuyaya nakoreka nze nkwereka ukuntu bikemura divine Divi ndagira ngo usige useze musaza wawe neza namaze gukatishiriza itike y'indege uzagenda ejo nimugoroba ntabwo muzongera kubonana maze nsigaye ndiringa n'uyu nguyu wenyine wowe nzongera kukubona ubutaha hasi ntabwo bareka mushiki wanjye akabaho ubuzima yifuza nubwo ashaka mureka iki akabona abasigaye rimwe akabona n'urukundo urabona mutagiye kumusaza ejo nimugoroba aragenda genda useze musaza wawe usohoke tugende nagenda asange Aunty Regina maze izo nkunda mu nkangije ugenda ukundane n'abantu bo ku muhanda abo uzashaka bose n'ubundi baravuga ngo ubyaye ikibazo arakirigata umugabo wawe nzashaka icyo musobanurira mugiye hese ngaho ugenda ahita azavuga tugende Hello? Yes, Sheri. Bubite meze neza. Meze neza mama. Meze ute se wowe? Meze neza. Akuze iminsi maze nguhamagara narakubuze mpangayitse byagenze bite kudakinca. Sheri ndaza kugusobanurira byinshi cyane kuri ibyo rwose. Ndaza gusobanura uko byagenze gusa nagira ngo nkwe Divine none aragushaka arashaka kuvugisha cyane. Konde? Divine. Divine? Please reka mugwa kuvugisha kubwira icyo gushakira. Vane. Halo? Yes, Vane, ntabwo mfite iminota myinshi yo kukuvugisha ariko muri mike mfite ndagira ngo mbabarire unyumve gatoya. Ndagusaba imbabazi pe. Ndagusaba imbabazi kubwo kukubangamira. Nakoze byinshi bitari bigakwiriye hagati y'urukundo rwawe na musaza wanjye. Ariko mu by'ukuri
nabitekerejeho mbona ntabwo byari bikwiriye, ndakwinginze umbabarire, ntabwo nari nzi yuko uwo na musaza wanjye mukundana bya nyabyo kuriya, nta nubwo nari nzi yuko uriya mukobwa Cynthia adakunda musaza wanjye, narakurebaga nkumva ko ushaka kumukurikiraho nyine nk'imitungo yo mu rugo, amafaranga se, ntabwo numvaga kumukunda bya nyabyo, ariko nukuri ndakwinginze umbabarire, ngiye kujya ahantu kure cyane, aho wenda nazongera kubasha kubonana nawe vuba, ariko ndifuza yuko aho ntari wahambera ukaba iruhande rwa musaza wanjye, ukamukunda, ukamukorera buri kimwe cyose, ndetse n'ibyo nakabaye mukorera mpare. Ntabwo nzagaruka vuba, ariko basi umbabarire, igihe cyose nzagarukira nzasange muri umwe, kandi urukundo rwanyu murugeze kure. Divi, wigira ikibazo nukore, narakubabariye kandi nkubabarira bizira uburyarya. Ni ukuri musaza we ndamukunda cyane, ntabwo ngiye nakwanga, uri bersere, ni ukuri ntabwo nakwanga pe. Nubwo ikibazo gihari, wabaye iki, niki kiri kugutera kuvuga ngo ugiye ahantu kure, wabaye iki? Araza kukubwira nyine, araza kukubwira, ariko icy'ingenzi nashakaga kwari kugusaba imbabazi. Urakoze cyane kumbabariye, kandi uzambabarire ni ukuri, uzahorane na musaza wanjye, muzagere kure cyane, ndabakunda. Urakoze cyane pe, ni ukuri urakoze. Sezere. Okay, Sheri, reka rero nkureke ngende, ubwo igihe bizongera gukunda ko njye nawe twabonana, tuzabonana. Bye. Divine. Sawa Sheri, sawa, bye. Sevani, urimo kuvugana nande? Noneho ibibaye ibyo noneho birantunguye, ndumva ngoye mu kantu, ndumva bindenze, nawe ubwo byanagutungura. Nibigeze? Uzi ko Divine arampamagaye, ari kurira, ari kunsaba imbabazi. Divine mushiki wa Ngoga. Ndetse Divine agira nimero yawe? Yakoresheje nimero ya David. Divine aguhamagara arimo kurira asaba imbabazi? Ariko nsaba imbabazi, mpita numva umuntu ku ruhande uri guhamagara w'umugore, numva ni ibintu biteye ubwoba, bari kwihuta, ngo gahita ambwira ngo bari kwihuta, ntabwo ari bunsobanurire none ibibaye, cyangwa use yabaye ikiwe. Ni ukuri ansabira imbabazi ari no kurira. Cyangwa David agiye gufungisha mushiki we? Oya, David nubwo arakara cyane, ariko ntabwo yazanamo polisi muri ibi bintu. Ndabizi ko yararakaye, yarababaye, ariko ntabwo yahamagara polisi ngo ifunge mushiki we. Kumva we bibaho? Ndumva binshanze n'ukuri, use yabaye iki koko? Ako nawe ujye ureka gushyuha mu mutwe, watuje ukareka gushyuha, David kari buze kukubwira uko ibintu bimeze. Ndumva ahubwo nasubirayo nkajya kureba ibibaye. Ikibazo ni uko nahura na Cynthia, noneho sinamukira. Kurashya muko, kandi na Cynthia wowe ngo ndashaka ngo ureke gukomeza umutinya. Ku kakobwa washyize imbere utinya, ariko buri ku munsi ngiye nahuye nawe nzamuvunagura. Ngaho noneho nawe ugeze indwanya hano. Oya, ako gakobwa muri voraga shyize imbere ugatinya, ubundi uwo mukobwa umutinya iki? Nako kazagera aho gacuruke gatwe, ariko umunsi nahuye nawe zacu wambaye. Zamu. Injira.
ngira ngo nkubwire umva nkubwire numvise ngo usigaye unywa inzoga ugasinda nakuzanye hano undindira umwana none musigaye mujya mu rugomo ninongera kukubona wasinze nzakwirukanira mama ariko rero ntabwo gatwiye kimwe inzoga cyane yaraziretse agagize mu byumva kandi yazinywe abakoze bose nsamvugira senda umwana mwiza nshinga umutekano inyuma imbere hose ibyo ngibyo reka tubireke ibindi tuzabivugana ngarutse zamu nagira ngo nkubwire ngo uriya mukobwa w'umukozi ntazigere yongera kwinjira hano kandi abantu bagomba kwinjira hano ugomba kubaza niba ngombwa ndaza gushiramo kamera mo hano ubundi nje namwe twihanganira ariko se mami ibyo byose ni ibyitso imyaka yanjye uracyari gushyiramo kamera hano ngo zibe zandeba mwanditse nk'aho ubuzima bwanjye ko nakoze koko yaba ukuze ntabwo wari kuwuteza ibibazo byose urimo kubona mu hano ahubwo mushimire yaba ari papa wanyu ntabwo muba murimo kwigira ibyo ngibyo ubwa niba warakuze ntabwo ibi ngibi byose biba birimo kuba nagira ngo nze kumva batandukanye n'uriya muyaya cyangwa umvire mu rugo amye ntabwo natandukana nawe rwose ibyo kumureka byo nibirimo kubera ko ndamukunda buri muntu wese agira ubuzima bwe nawe wahisemo ubwawe nanjye mureke mitemo ubuzima bwanjye okay ngoga mushaka kuba umubona ngenda macira bugufi ariko nubwo umanye n'uriya muyaya nagira ngo nkubwire ngo nsohokere mu nzu ugende zamu ntazongere kwinjira muri iyi nzu ntabwo rwose ari umuyayi gusa nk'uko bisabye bivuze ngiye kugenda muvire mu nzu bose sabye imbabazi sinshaka kugenda ntambabazi ndi gusa mama ndagenda rwose ndakuvira mu nzu nta kibazo ngewe ntabwo nareka uwo nakunze ngoga ni ukubera umuryango ntabwo ngoga norimo kumusuzugura gutyo kubera umukozi umuyayi wo mu rugo mama mukuru uko mubyumva ntabwo ngiye namureka noneho sohokera mu nzu ugende kandi ikindi no muri kampani ndakwirukanye ntuzagarukemo aho kugira ngo ngewe mbeho ubuzima numva ni nakunze nanifuza kubona byose nta kibazo mami ndagenda sohoka ugende zamu ntazongere kwinjiramo hano sabye imbabazi nuko zamu ndagira ngo ufate imfunguzo ufunge inzugi zose maze agende nzarebe urwo rukundo rw'uwo muyaya hano ruzamwerekeza haguruka tugende nawe bari yanyu ndakumura abakena ngenda sunika